umugoroba mwiza ko mwese mukurikira BTN TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku migozi ingenzi zikurikira. Guverinoma y'u Rwanda iteganya ko bitarenze mwaka wa 2035 u Rwanda ruzaba ruri mu bihugu bifite ubukungu bushiriritse nk'uko bikubiye mu cyerekezo 2050. Naho hanze y'u Rwanda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye iteka risubizaho ikoreshwa ry'imiheha ya plastique muri Amerika. Naho makuru yacu turaza no kurebera hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Reka tubahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye mu byo kugezwaho nanjye bari Pamela na Eve Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma nk'insoka amakuru ushobora ugasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri guverinoma y'u Rwanda iteganya ko bitarenze mu mwaka wa 2035 u Rwanda ruzaba ruri mu bihugu bifite ubukungu buciriritse nk'uko bikubiye mu cyerekezo 2050, aho mu myaka 15 izakurikiraho ruzaba ruri mu bihugu biteye imbere. Kimwe mu bizafasha u Rwanda kugera muri iyo ntego ni ukongera uruhare rw'imisoro ku musaruro mbumbe w'igihugu, aho imisoro isabwa kuzaba igira uruhare rwa 23%. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yabigarutseho kuri wa kabiri tariki ya 11 Gashyantare mu kiganiro n'abanyamakuru kibanza ku gusobanura ibikubiye muri politiki y'imisoro ivuguruye yatangajwe mu byemezo by'inama y'Abaminisitiri yateranye ku mugoroba aho kuri wa mbere. Minisitiri Murangwa yavuze ko u Rwanda ruteganya ko kugeza muri 2029 hari intambwe imaze guterwa ku musaruro wa buri muturage ku mwaka, aho nibura hazaba hiyongereyeho andi madolari 1000 bikazakomerezaho bikagera ku ntego mu cyiciro gishya cya gahunda y'iterambere. Murangwa yavuze ko kuvugura politiki y'imisoro bigamije gufasha igihugu mu rugendo rw'iterambere, cyane ko mu mwaka wa 2023-2024 imisoro yagize uruhare rwa 14.6% umusaruro mbumbe w'igihugu, kandi mu bihugu bishyira mu nzira y'amajyambere uba ukwiriye kuba ku kigero cya 16% nibura. Murangwa yavuze ko ibigiye gutangira gusoreshwa vuba harimo amavuta cyangwa ibindi byongera ubwiza. Yavuze kandi ko abafite imodoka bazajya bazisorera buri mwaka. Izindi mpinduka zagarutsweho ngo ni uko umusoro ku ipaki y'itabi ryongereye ku kigero cya 16%, aho bavuye ku mafaranga 130 bakagera ku mafaranga 230 y'u Rwanda. Amakuru yacu reka twakomereze ku baturage batuye mu murenge wa Rwemasha bavuga ko ngo bakiwe isoko ariko ntabwo barikoreramo ngo biturutse kuba ryubatse ahantu hataba abaguzi. Umyange Jean Baptiste: Yewe nacuruzaga inyanya n'ibitoki, amahagara n'ubunyobwa n'indagara. Abo ni bamwe mu bahoze bakorera muri iri soko, bari gusobanura impamvu nyamukuru yatumye batagikorera muri iri soko. Nacuruzaga dodo, intoryi n'inyanya n'amashu. Wakuwe n'iki mu isoko wongereye? Ikintu cyankuyemo nabonaga abakiriya ntabaza, kandi nkabona dusigayemo turi abantu babiri. Noneho abandi nkajya mbona bajya kuzunguza mu mudugudu, baba bakiriya bazaga mu isoko ntibongeye kugaruka. Rero natwe biduca intege duhita twigarukira mu rugo. Rero ibintu byacu nyine tuhita tubivamo ibishoro bihita byacu byose birangira. Ndetse kuri ubu bamwe mu baturage bagaragaza ko iri soko rikomeje kwangirika umunsi ku wundi. Turi kurushaho kwangirika kubera reba nka buriya soko ryatwaye amafaranga menshi, urumva ryatwaye amafaranga menshi waryubakisha, ariko noneho ntacyo rimaze, riricayeho gusa. Yewe niba bahashyiraga n'igikomera cy'inka cyangwa cy'ihene nibura bikagira n'inzira, buriya bashyira igikomera n'abaturage baboneraho kuza, urumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hariya soko ririmo rirangirika ntacyo rimaze. Nese barimariye icyo abaturage ntabwo bafite aho bacururiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Kamu Frank wasobanura zimwe mu ngamba zitandukanye bafata nk'inzego z'ubuyobozi kugira ngo iri soko abaturage barigarukemo. Aka gace ririmo karimo abaturage batari benshi, ntabwo ari benshi, no ugasanga rero barabona n'abakiriya, n'abajemo abakiriya baraba bakeya bitewe na population cyangwa n'abantu batuye gutyo. Noneho n'abari barimo bakavamo bajya gucururiza ahari abantu benshi. Hari nk'abari bahari abacururizaga hano
bagiye Rutare aho twita Mashaka muri santere, uko santere zigenda zitera imbere uko abantu bagenda batura, uko abantu bagiye batura bimuka batura bajya ku masentazi, none hanga bituma uko abantu batuye ntabwo ariko bakomeje gutura hano hari iriya santere babonye, ariko uko abantu bakomeza batura hari benshi n'aka gace kitwa Mashaka, noneho n'abari barimo bakimuka basanga aho uko abaturage bagiye batura. So none hanga rero clientele abakiriya bakaba bakeya, so dushyiraho umunsi wo kuwa gatatu bakaza ariko still ukabona nta bakiriya benshi bahari, so bituma rero bagenda bimuka. Bure twaramobilizingaga kugira ngo n'abari mu masentazi cyane cyane umunsi wo kuwa gatatu uhereho tuwushyiremo ingufu baze mu isoko kuwa gatatu, n'abari hirya mu dusantere baze kuko urabona harimo imyanya yo gukoreramo, ariko cyane cyane bagenda basanga aho abantu bari benshi. Naha bari bahari ariko kubera ko kugenda batura ku midugudu abantu bakagenda bimuka batura ku midugudu, noneho bisa naho hano hari abantu bakeya, so turacyarwana n'ikirero cyo kugira ngo baze bagarukemo bakore. Imyaka isaga 4 niyishize iri soko abaturage barivuyemo batakirikoreramo, witegereje neza ubona ko riri kurushaho kwangirika. Abarikoreragamo kuri ubu bari gucururiza ubucuruzi bwabo mu mihanda itandukanye, ariko bose bakavuga ko iri soko barishyize aho ritari rikwiye kuba riri. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.